musigiti abayigiye abanga abasilamu rero yabasomye Qur'ani barishima bemera kumugurira igare bari abana babiri hamwe n'undi mukobwa yaje mu cumi ba mbere yitwa Uwimana Sumaya ariko we ntabwo abayisilamu babashije kumukusanyiriza ku bushobozi bwabaye bukeya duturanya uyu nguyu ko ari we iryo gare ryashyikirizwa reka tubasaba mu byubahiro byanyu mwese turimushyikirize ku mugaragaro bibaye na byiza abasilamu kugira babone ko ibyo bindi aho yitwa Uwimana Sumaya yaje mu cumi ba mbere no bari kumugurira inshallah yegeye asomeye neza abayisilamu mu bufatanye bw'abayisilamu batakuba nakitakwa ntabwo ari iby'umuterankunga ntabwo ari iby'umwarabu cyangwa umuhinde oya ni abayisilamu b'amasidi takwa bari mu kurinda ibihumbi bibiri bitanu mashallah igare tuba turi mushyikirije ku mugaragaro Islam natakuwa turashimira cyane inzego z'ubwanyu bwateguye ibikorwa by'ingibi Allah abuje abasigasira abana twishimye cyane turajyana inkuru nziza bigaragara yuko mashallah abana bari kizungu bakanigana Qur'an kandi ibyo byiza kurushaho siko bimeze Islam bishobora bacu abana ikizungu kizadufasha no kuri nosi n'ubuzima kugenda neza na Qur'an izadufasha ndetse abangana iwacu turashimira abayobozi bose rero kuri bamwe y'intara inama w'akarere imamu w'umusigiti n'abayobozi bose bafatanya nawe yuko babaye twishimiye cyane n'amasukana atanga nziza byinshi cyane n'abatanzi gusoza rero abashyitsi Islam mugendereye buriya buri kintu kigira amateka yacyo uyu mwana ntabwo narize mfite amakuriye nahawe ntamuzi ariko munyemerere nyakubahwa ubuyobozi bw'ubuhamya buto butangwa na shehe mwumve amakuru y'umwana yewe uyu mwana umuturanyi w'ibanze ariko icyantangaje nuko saa 10 z'ijoro ndakumva mwumva arimo kumanga ibanze aje gutwara bagenzi be afite abana bavanye ziriya agaca kuri umwe agaca